amasezerano ivuze birasoza kuko utabeshya. Urakomeye urambaye, urakomeye urahambaye. Naragukunze. Sasa mzee lakini sijamwona, mwenye haki ameachwa. Haleluya! Wala uzao wake. Nalikuwa kijana nami, sasa mzee lakini sijamwona. Ibyo yakoze nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo yakoze nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo yakoze, ibyo yakoze nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo yakoze, yakoze nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo yakoze, nibyo nishimira, nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza yurambuye ikiganza cyawe ibyo yakoze, ibyo yakoze nibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Yurambuye ikiganza cyawe uhaza hano we. Ibyo yakoze,
uhaza uhaza yaremwe haza we uhaza yaremwe uhaza yaremwe uhaza uhaza yaremwe uhaza uhaza haleluya Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine wanguye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine wanguye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine wanguye mu mwijima. Ndazihamya imbabazi ze yangiriye njyewe umwana w'umuntu. Ndazihamya imbabazi ze Listen,
ineza yawe narayibonye waserutse ukeneye ineza yawe narayibonye waserutse ukeneye nagutakiye mbabaye uranyubaha urantabara nagutakiye mbabaye uranyubaha urantabara ineza yawe narayibonye waserutse gukeneye nagutakiye mbabaye uranyubaha urantaba ineza yawe narayibonye waserutse gukeneye ineza yawe narayibonye waserutse gukeneye ineza yawe narayibonye waserutse gukeneye nagutakiye mbabaye uranyubaha urantabara nagutakiye mbabaye uranyubaha haleluya nagutakiye mbabaye uranyubaha urantabara nagutakiye nagize amahirwe naje nakoze ubukwe ndangije ndabyara noneho ndeba ukuntu kurera ari uruhererekane rw'umunsi ku wundi ukuntu ugenda wigisha abana bagomba kubaho no kugira umuco kuzogeza igihe bazokwereka ibirori siko bimeze mwabavyeyi mwe ko ndareba ahantu aba bavandimwe bakoze ubukwe bageze haba mana nanje abanje bazogera banyambika isapu batarame mbone ko bisa neza haleluya iyo rero ugisimana ukabona umwana wawe arakumviye taciye ziriya nzira zindi ziza zibabaza abavyeyi akweretse ibirori nta kindi kintu usibye kuvuga ngo shimwa himbazwa waramamaye Yesu urakomeye shimwa
ndashaka ko turirimbana. Uranyu urantabara, uranyu urantabara, uranyuba. Abimana yumviye turirimbe. Uranyu Imana yarakumvise nawe. Uranyuba urantabara, uranyuba. Uranyuba uranyuba yego yego uranyuba. Komeza. Hakika Mungu ni mwema, tenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema, hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu, hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Zamuka kabiri, zamuka kabiri. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema, hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Nalikuwa kijana nami, sasa mzee lakini sijamwona. Mwenye haki ameachwa, Haleluya. wala uzao wake. Nalikuwa kijana nami, sasa mzee lakini sijamwona. Mwenye haki ameachwa, wala uzao wake. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema, hakika Mungu ni mwema, ametenda makuu. ni Mungu Asiyeshindwa. hakika 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 Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika numvise mugenzi wanjye shima, anyibutsa iby'imbaraga zawe. Numvise mugenzi wanjye shima, anyibutsa iby'imbaraga zawe. Kandi nanjye hoya, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Hoya sinataha, kuko imbaraga ziyahagira. Ishakashaka hoya nk'amazi, ni ku mutima wanjye.
namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe turibana gutyo namenye kuri se w'imigisha Imana gabanya ubukeya padri sinakurekura erega uriho mugisha sinakurekura Mana ishimwe kweli erega sinakurekura zamuka mama erega sinakurekura erega sinakurekura 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 maze munyemerere duhuze ibiganza tugaba amashi dushima Imana ibanye natwe baririmbye mwihangane simbakase Yesu ashimwe cyo ni ikimenyetso yuko ntabavangira bageni barahageze muraza kunyemerera twakire couple ya David ndetse na Belize nibaza kugera muri iki kirami muraza kunkunira tubaye icyubahiro kibakwiye uko Uwiteka yakibahaye mu mwanya muto muraza kumva umubavu utamya aha nabwo araba ari ikimenyetso cy'uko Richard ndetse na Diane batuga ibikingi by'aya marembo munyemerere baririmbye nongere mbareke dushima Imana kubyo yaturemeye sawa kubera ko rero bari ari bo batuzanye niyenda ubuno basaba mugahaguruka none nimuhaguruke twakira abantu batuzanye mu birori niba ari bo bakuzanye ukaza kubashigikira uhaguruke umugenga w'ibihe imeze byose ibitarabaho kandi we ibimukwiye Imana ya umugenga w'ibihe imeze byose ibitarabaho kandi we umuntu wese
Bruce arambwiye ngo twiyongere ariko ngo twigireyo. Arakoze cyane. Hanyuma twigireyo kugira ngo cameraman afate bano bantu. Yes, murakoze cyane. Amashi menshi ku Mana iyo rugira mugenga wa byose. Uru n'urungano rusanga ibyifuzo, rugasangira ibyishimo, rugasangira ibirori n'umukwe n'umugeni. Munyemerere mutera intambwe imwe mwegera imbere. Inkingi z'inyegamo zirabakingereza mu maso yanyu baraha bifuza kubona ubwo bwiza. Urakoze cyane, mwegera imbere. Yes, pare garuka iruhande rwa Richard. Mare nkondera ugira iruhande rwa Diane. Rwa Diana. Urakoze cyane. Utyo. Reka sabe abaje ndavuga abari biwacu bashiki ba Richard ndetse na David. Munzanira ibyo byansi. Richard na David baragira ati uyu ni wa munsi twasezeranye. Reka mbafashe. Mwegere hano hasigare mu mwanya ungana na metero imwe. Uvuye hano kuri Marene hajye mu mwanya usigaye na utyo. Nsabe urakoze cyane. Urakoze cyane, nyegerera abashiki bawe. Imana iguha umugisha. Kondira mazu yabuganize ndavuga abashiki ba Richard ndetse na David. Baragira batuye ni wa munsi twasezeranye. Belize ati ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Diana ati aho uzaba niho nzaba. Richard ati maze nanjye nduhuka umutima. Tera intambwe munyegerere David. Sangira David iri akapiri ku ruhande. Ndetse na Belize agiye kurahira afashe indahiro n'ukuboko kw'imoso aze kuzamura ukuboko kw'indyo. Hanyuma ndasaba pare, yego rwose pare urakoze cyane, amufatire mikrofone tutuze. Ndabasaba rwose mutuze, abari ku buhanga bw'ibyuma barazamura rwose mikrofone tuze kumva indahiro duhereye kuri bukuru. Nifuzaga ko byaba byiza niwe ugiye kurahirira, nubwo ugiye kubikora imbere y'abantu niwe uri bubwire. Ndabasaba kugira ngo no ku mpamvu z'amafoto rwose murebane, buri wese ahindukire mugenzi we. Yego, niwe ugiye kubwira nubwo natwe turi abahamya bakumva ibyo ugiye kuvuga. Yego, karibu. Imbere y'Imana, imiryango yacu n'itorero rya Kristo, ngewe Bukuru David ndakujyanye wowe Nyirabizana Belize ngo mbere umugore. Kuva uyu munsi nsezeranye kukubera umugabo. Muri iri sezerano ryo gushingirwa nzagukunda kandi nkwiteho, nkwegereza Imana kugira ngo ndusheho kugutegurira kuba umugeni wa Kristo, wa Yesu ukwiye. Ngusezeranyije ko nzakubera umwizerwa kandi ko nzita ku nshingano
mpabwa n'Imana mu rushako rwacu, fata iya mbere kugukorera no kuyobora urugo rwacu ndetse n'uru rushako, mu kurinda urugo rwacu n'urushako rwacu ndetse no mu gushaka ibidutunga. Nzagukunda ibihe byose, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, ufite imbaraga cyangwa utazifite, mu munezero no mu mubabaro, kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Amen. Reka twese dukomere Imana amashyi. Amen. Reka twumve na Belize. Imbere y'Imana, imiryango yacu n'itorero rya Kristo, njyewe Nyirabizana Belize ndakujyanye wowe Bukuru David ngo umbere umugabo. Kuva uyu munsi nsezeranye kukubera umugore muri iri sezerano ryo gushyingirwa. Nzakugandukira kandi nkubahe nk'umufasha w'umwizerwa. Ngusezeranije ko nzakubera umwizerwa kandi ko nzita ku nshingano mpabwa n'Imana mu rushako rwacu. Nubaha kandi nshyigikira ubuyobozi bwawe mu rugo rwacu no mu rushako rwacu. Kandi nkoresheje impano zose mfite, nzagufasha gusohoza inshingano zawe. Nzagukunda ibihe byose, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, ufite imbaraga cyangwa utazifite, mu munezero no mu mubabaro, kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane cy'igihango bamaze kugirana, cy'amasezerano bamaze kugirana. Rero bagiye kwambikana impeta, turahera kuri Bukuru, kandi ubu bwo tubaha umudendezo nk'itorero, tubaha umudendezo buri wese akabwira umukunzi we amagambo yamuteguriye ari ku mutima, cyangwa se n'ubundi buryo bwose buhimbitse ashaka kubikoramo. Reka duhere kuri Bukuru David. Nzakomeza kugukunda, nkagukundira umuryango, tugafatikanya kugira ngo dukomeze tube ishusho ya Kristo n'itorero. Wow. Nsezeranyije ko nzakomeza kugukunda kandi ndagushimira ko wankunze. Ndagukunda ibihe byose. Wow. Byiza cyane. Wow. Mbega ibintu byiza. Biranejeje cyane. Reka noneho nsabe Bukuru David atwikurure umugeni we. Wow. Good. Ariko twakomeye Imana amashyi menshi cyane. Umugabo muri iri sezerano ryo gushyingirwa. Nzagukunda kandi nkwiteho, nkwegereza Imana kugira ngo ndusheho gutegurira kuba umugeni wa Yesu ukwiye. Nsezeranyije ko nzakubera umwizerwa kandi ko nzita ku nshingano mpabwa n'Imana mu rushako rwacu. Fata ya mbere
mu kugukorera no kuyobora urugo rwacu ndetse n'uru rushako, mu kurinda urugo rwacu n'urushako rwacu ndetse no mu gushaka ibidutunga. Nzagukunda ibihe byose, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, ufite imbaraga cyangwa utazifite, mu munezero no mu mubabaro, kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Amashyi menshi cyane. Reka twumve na Diane. Imbere y'Imana, imiryango yacu n'itorero rya Kristo, njyewe Mugeni Diane ndakujyanye wowe Cyiza Richard kumbera umugabo. Kuva uyu munsi nsezeranye kukubera umugore muri iri sezerano ryo gushyingiranwa. Nzakugandukira kandi nkubaye nk'umufasha w'umwizerwa. Usezeranyije ko nzakubera umwizerwa kandi ko nzita ku nshingano mpabwa n'Imana mu rushako rwacu. Nubaha kandi nshyigikira ubuyobozi bwawe mu rugo rwacu no mu rushako rwacu, kandi nkoresheje impano zose mfite nzagufasha gusohoza inshingano zacu. Nzagukunda ibihe byose, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, ufite imbaraga cyangwa utazifite, umunezero no mu mubabaro, kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Amen. Amashyi menshi. Reka nsabe pare kuzana impeta. Yego, mubahe impeta. Ntabwo nzi igihangano cyiza niba ari yateguriye umukunzi we. Nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'igihango cy'urukundo nagukunze. Nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'isezerano Kristo yakunze itorero. Ndasenga mukundana ubugwaneza, ukuyobora mu kwizera, kwishimana nawe tunezerewe, ndetse no kuba mu ruhande rwawe mu bihe bigoye. Imana ibimfashe. Wow. Amashyi menshi cyane. Wow. Uri Mana isoza amasezerano, ivuze birasoza, kuko utabeshya. Urakomeye, urambaye, urakomeye, urahambaye. Naragukunze, ndagukunda, nzakomeza ngukunde, nkubahira n'umuryango, byose umwami azabinshoboza. Wow. Amashyi menshi cyane. Murabona ukuntu ari byiza? Byiza cyane. Reka hari abantu nabonaga inyuma bari kugira wagira ngo ntibazi neza, bashaka kureba Diane nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo ngatwikurura umugeni wawe, umwereke iteraniro ryose iteraniye hano. Wow. Mbega ukuntu ari byiza. Murabona ukuntu basa neza? Dushima Imana. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.
Wow. Murakeye kabisa. So reka nsabe ngiye kubasaba kwegera hino kugira ngo tugiye kugira umwanya kubasengera. Kabasabe mwegere hino.